bashubije ibintu abantu benshi batoruha banagagasha, batoruha bamenye. Mwakoze akazi k'indashikirwa, Imana ibahereze umugisha cyane. Shimiye ko tugeze kuri uyu mwanya w'iki gikorwa, tugeze ku mwisho w'iki gikorwa. Twagitangiye hashize iminsi, twanyuze mu turere twinshi dutandukanye. Uyu munsi niwo twese twari dutegereje. Shimiye kuko twawugezeho. Muri iyi processus cyangwa se muri iki gikorwa, ndashimira n'ibiri nibahaguruke nabo tubakomera amashyi menshi cyane. Yes, abana bacu mwarakoze cyane kwitabira amarushanwa, kandi namwe kuko nabwiye ababyeyi mwese nta muntu wigeze atsindwa, kandi mwaratsinze, mwamenye ibintu byinshi muri aya marushanwa. Ahasigaye mwitegure andi marushanwa agiye kuzoza umwaka utaha, muzobitsinda neza cyane. Reka nshimire icyiciro cy'abana b'imyaka 13 ku 17 nabo abari hano, abakoze bose nibahaguruke nabo tubashimire. Yes, abana bacu mwarakoze kwitabira amarushanwa kugeza kuri iyi ntambwe. Ndabizi kuko mwize byinshi, mwamenye byinshi ubu nyine, n'ibindi muracyabimenya. Mukomeze umuco wacu. Muri uyu mwanya ndashimira abantu bose twatangizanyije iki gikorwa, tangira ku bajajes bacu bakoze umurimo w'indashikirwa. Muramfasha dushimira abajaje bacu? Reka mbasabe bose bahaguruke mubakomera amashyi menshi cyane. Ndabashimira ku kazi keza mwakoze akazi k'indashikirwa, karimo ubwitonzi, ubushishozi, kubaza abana neza no kubitondera tawe muhutaje. Ico kintu ndagishimye, kandi shimira nuko kuva tutangiye kugeza ubu nyine ibintu byose byagenze neza. Iki gikorwa mwakoze ntabwo mwacikoreye, ntabwo mwagikoreye abantu bo muri Nairobi cyangwa imiryango. Iki gikorwa mwagikoreye ubwoko bwacu bwose bw'abanyamurenge aho buri. Kuri ubwo ndakibashimiye. Imana ibahereze umugisha, nimwicare mubakomera amashyi. Uyu ni umwanya wo gushimira abantu. Ndaje kwinjira mu ijambo umwanya muto yo kubera umwanya wagiye. Uyu mwanya reka sabe Bishop Muzungu na Kabo, sinzi niba bari hano cyangwa basohotse. Reka nshimire Bishop waduhaye aha hantu kugira ngo ariho dukorera. Reka musabe Bishop ahaguruke mukomera amashyi menshi. Iki gikorwa cyatangiriye hano Umoja, niwe wagifunguye ku mugaragaro. Nari ntaragera mu gihugu, nari ntaragera muri Kenya, ariko mbikurikira online. Yabwiye abana bari batangiye, arababwira ngo hano turi hano mwicaye, mumenye kuko mwicaye imurenge. Iryo jambo ryaramfashe cyane. Aha hantu yarahaduhaye kugira ngo tuhakorere. Aha niyo wagiye kuzoza higirwa imico y'abanyamurenge ku bantu batuye hano muri Umoja. Mufashe tumushimire, tumukomera amashyi menshi cyane. Asante cyane. Hano turi